kera yirirwa nzererezayo nkuzerereza se nkuzerereza ngenda ari inzererezi ngo ndakujyana nkuzerereza wariyo kuko nawe nta kintu wagiraga nawe wari inzererezi kiragiye ubwo yabajyanye imihanda baranje garaje nuko nisanga nanjye natwitse bigera naho ngaho mba mukubise inshuro mba ndamuzimije murebera mu gitabo kimwe ndavuga ati Kamaro hakugira abantu bagiye bakubona nk'umuntu udafite icyo akora wirirwa abantu wirirwa bagutuka bavuga ati dore Kamaro n'ubundi ati ugiye kuzaba nsazanye inzara badamuzanye tugiye kuri wabaga batangiye gutwika atangira kuzajya hostinga nawe ibitaramo abangaba ni inturi niba abantu mukorana urumva akagenda akabona amafaranga kakagurisha na platform yako ikanabyibuka ngo bagwaye miliyoni zinga ubu ntiwayamaze urabona Kamaro uyu murara wo ku muhanda iyi nyamaswa uyu nguyu ni umuntu wakiba ngiye nahuye na Nyawe abafata anjyana ku ruhande uratumva mubwire Nyawe yazaga kukubwira ibyo bintu ni Mika sese bakorana sumu kuba bakorana ari umuhungu yiwe Mika wowe kuki utamwegere ngo bimubwire Nyawe ubwo yabimubwiye ubwo bugambo kugira agira ute aduteranye kandi nimba utugambo Emi yakuzaniye ari two tugiye gutuma ubucuti bwanjye nawe burangira bro nari bibirangire nonzo myozi bi nukomeza kunesha umutwe turaserera tu twanaserera ariko kandi nukomeza kunzanira izo ngizo turaserera kuko nje ntabwo umuntu ujya kwirengagiza ibintu wowe uzanye ibintu by'erega abantu babanye baba baziranye ibintu byinshi uzanye ibintu by'ubutiko bw'ubugoryi manje Yes, reka nongere mbahe ikaze mwe mwese muri mu muryango mugari wa BigTown TV n'ubundi tudiringa hano n'impano ndetse n'ibyamamare tugarukanye n'ibyamamare bikomeye hano muri showbiz nyarwanda kuri kamera za BigTown nkuko muri kugenda mubikurikirana reka mere kuri Sky2 yagiye amenyekana muri hip hop nyarwanda ariko cyane aho yagiye agaragara ari muri gengo z'abahanzi zitandukanye cyane havuzwe Jay Polly yagiye aba umwami wa slang hano muri showbiz nyarwanda ku buryo hari ama slang atandukanye yagiye azana hano ku mihanda ndetse akagenda agaragara mu mabifu atandukanye adisinga abantu yuko bagenda bamutwarira amaslenge ibumoso bwe rero hari gengo ye n'umunywanyi n'umuvandimwe wa Sky2 bagiye bakorana ibitendo bitandukanye ariko Kamaro nawe ajya kwinjira muri showbiz nyarwanda yagiye aba promoter yagiye acuruza amaseda ariko ikintu gikomeye yakoze ndetse cyamuhaye connection ikomeye cyane muri showbiz nuko yigeze kuba paparazzi kera ibyo bintu byaye bigezweho nta mateleviziyo nta makamera nta ma radio station akaba ari we rero wagendaga tanga amagambo atandukanye ku bahanzi ku basani Kamaro nawe yagiye yinjira muri showbiz rero afite umunwa munini ndetse aho yagiye ahurira mu biganiro bitandukanye na Sky2 ndetse baza gucreate content bitaga kuzibura nshiki bagiye bagaragura ibyamamare bitandukanye nyuma y'igihe kinini cyane badahura twongeye kubahuriza kuri BigTown TV ndetse Sky2 wabigize mu ruhare cyane kuko afite umushinyo ukomeye nyuma yuko duherutse kugira interview na Kamaro ndetse Sky2 kamubabaza cyane akavuga ko ari byinshi cyane ashaka kuvuguruza ndetse biragora kuvuguruza umuvandimwe wa umuntu mubana ubuzima bw'umunsi ku munsi ndetse muba mwaracanye mu bintu bitandukanye ndatekereza ko muri rugiye kwaka rero reka mbanze mikaze Sky2 abanze yerekane emotion ku bakunzi ba BigTown uriyumva ute Sky2 ndaho ndashimishije nk'ibisanzwe kudafite morale byagenze gute nkwicaranyije na Kamaro kandi yamaze kuvunira mu mavi bimeze bite oya nta birenze ahubwo ikibaye cyiza niko we ubaka kanya ndahari nawe urahari nongewe ya magambo yaje akavuga ntayavugira hano mu maso yanjye nanjye menye ngo bimeze gute Sky2 tutaraha ikaze Kamaro ndetse amakuru ari hanze nuko ngo yamaze kugusanga mu muziki wawe nagiye kuwa gukomagurira Kamaro ikaze kuri kamera za BigTown umeze gute isi siju shangiwe rwose ngewe sinzi ibyo uri kuzana cyakora wenda ukuntu ikintu cyashimishije mu bintu byose wakoze niyo intro yawe imeze nka ndirimbo ya Rujindiri Niko hari ikintu nakubeshyemo muri intro ngo ataraga amasedi
ngo yacuruje ibisorori ewa amasede ngo yibye amasede. yes ni Kamaro rero na Sky2 tugiye kwinjira mu mabifa atandukanye mwagiye mugaragaramo reka mere kuri Sky2 yo mu bihe bishize wari uri mu bibazo herutse kwibwa sinzi kandi icyo kintu muri interview twakoranye na Kamaro twakigarutseho cyane sinzi rero point of view yawe kuri iki kintu mbere yo kugira ngo twinjire mu bibazo bitandukanye. Ndashimira polisi y'igihugu yarabikurikiranye nta n'icyumweru cyashize bimwe barabingarurira ibindi birabura gusa kuri polisi yo televiziyo yo barayimaye ndabashimira cyane. Ariko Sky2 dusanzwe tuzi ko ibyamamare iyo bihuye n'ibibazo bita bitangira bigakorerwa ama contribution y'abantu bakabitera inkunga kubera iki cyo kintu utakigaragayemo utashatse kukinjiramo. Ntabyo nari kwinjiramo kuko nubundi nagombaga kwikaraga njewe abisambo nkabanza nkabikoza isoni nkabiteza leta bikabanza bikajya mu bihano. Ntabwo nari kujya muri vandalizing nubundi nta niyo bagikora cyokoze iyo wapfuye benda wakomeretse uri nko mu bitaro akavandalizing baragakora kuko nabwo bari kuvuga ati nubundi hari n'uyikora ku mutima benda avuga ati reka ibi bintu mbikore benda gende vuba yigendera. Nyuma y'igihe gishize rero udakorana na Kamaro ndetse abantu benshi bazi ko mwakoranaga bya hafi ndetse mugendana twongeye kubahuriza kuri BigTown ariko mu bihe bishize mukaba mwarakoze ikiganiro gitoya kuri Unity TV iyo televiziyo urayizi ndetse bitari ubucuti ahubwo amakuru atugeraho nuko byari amafaranga mwahawe kugira ngo musupportingane ndetse agaruka gutwikire ndetse muhishe ibibazo mugiye mufitanye ndetse ngiye guhera ku cyambere Kamaro yatubwiye ku intandaro y'umubano mubi wawe na Kamaro ari ukubera mwavuye kuri Wabagaye TV. Ibyo bintu urabisobanura gute Sky2? Ibyo byo byarabaye kandi n'ubundi byagombaga kuba ko twese ni ahantu twese twakoreraga kandi urebye hanini ubundi umva ukuntu ibintu bimeze reka mbivuge muri ubu buryo icyo ari buze kumva ko mbeshyeho araza kukimbwira. Njyewe nazanye content nyita kuzibura nshiki nyitangira kuri channel bita Kim TV sibyo ari content yanjye njye nyuhuma ari slenge yawe kuzibura nshiki ndangije njyewe mbanza kunyiganiriza mu boss wa Kim TV nyiganirije mu boss wa Kim ndamubwira ati boss dere njye mfite content imeze gutya nimba uri tayari kuyishoramo urumva nimba uri tayari kuyishoramo shoramo tugira ute dukora akazi. Ubwo mu boss turakoze twakoze nk'ibyumweru nka 3 nimba atari ukwezi njye nawe ibyo namusabye ntiyabikurikiza bitewe n'uburyo nashakaga ko iyo content igomba kudevelopa ari ubwo buryo nashakaga biranga byanze itamvuga ati rero hari umubosi uri Kamaro yakomojeho yavuze Mika siko yavuze yaravuze ngo boss Mika jewe Mika mufata nka grand frère twaricaye mu kubitana wa content ndamuganiriza ndabwira rero bro dore njyewe mfite umushinga umeze gutya na gutya nimba uri tayari kuba wawushoramo tugira ute shoramo dukora akazi abaguze cana tukiri aho ngaho ariko twibutse abanyarwanda badukurikiranye ko Mika Fashion ukomojeho ari we mu bihe Sky2 yateranaga amagambo cyane na papa cyangwa niwe wari waramushyize mu biro aho wari uhagarariye marketing y'iyi nzu y'imideri. Komeza. Ubwo rero mukubise jewe indeba kure umusazi ramufata turicara turaganira nkuko twe twabiganiriye nje nawe arangije agira ute azana cana azanye cana ndangije ndabwira ati rero grand frère kugira ibintu biza guyitinga njewe nzanye content reka nicano nyite izina ryanjye kugira ngo uyiboostinge koko ibe brand ya mfatira cano hitanyita Wabagaye ari cyashya cano ari cyashya yari ihari ari cyashya umukirara yima bitewe n'ibyo twe twavuganye ngiye twe twumvikanye yuko ngiye wagiye kungurira cano nkayita Wabagaye kukizajya cinjira akaba ari 50-50 hagati yanjye nawe ngiye nawe wakaguye ibikoresho n'ibindi bisabwa wowe ugacuruza brand yawe n'umuntu brand yanjye mu rwego kugira ngo nane develop content yanjye umukire ndayimuhereza turicara turatangira gukora nakubise nka boro nimba ari ebyiri gutyo ebyiri nk'eshatu
ndangije mba ndavuze ndatekereza ndavuga ati rero iyi content ukuntu imeze ndamutse nzanyemo na Kamaro ishobora kuba yaryoha tukayikorana turi abantu babiri. Bisobanuye ko Kamaro wamwemeraga yabikomojeho muri interview twakoranye ko ari we wakuzamuye. Oya ibyo nibyo ntabwo byo nabiyakana kubera ko nanjye we yankuye home. Ubundi Kamaro uyu ukuntu byagenze sikera ye Kamaro yaje asanga njyewe ahaboro nari umuzungu za Nyabugogo muri Kokomanya. Araza kugura ibyangwe aradufata twese n'abandi bakoboyi twacuruzanyaga uko twari tumaze kuko ukuntu umukiriya twamupfunyikiraga nk'imyenda benda bitewe nayo njyewe mcyese ku cyango nari mugurishije kubera ko nawe aba ari umukoboyi tugahita tujyana ahantu hejuru bita kwa Sanyu kunywa y'akantu. Abantu Sanyu baramuzi harakoromboka ku Muhima tujyayo kunywa y'akantu tunywa y'akabyeri amwe bajya kurya za minyoni Kamaro. Oya niho nikoromboka n'ahantu hazamana abantu bazi Sanyu baramuzi harara frasheri za Muhima. Bisane bitanga uruhara. Ego Sky2. No Kamaro rero yaje arangije araza n'ubundi araturaganira maze kumugurisha icyangwe tubaye inshuti. Ariko mu kuba inshuti kwanjye nawe arambaza ati se mwana aturiga ati yego ati rero ababarara mugendana bitewe n'ukuntu ndi kukubona we peti ushobora kuba wavamo undi muntu utari ibi bintu bye byo kwirirwa uzunguza muri ibi bintu byawe byo gusara. Ndambwire se Kamaro uzanjyana mu biye bintu kubona ndi kwiga ibintu byose njya gutigitamo hanga gushya ubu urashaka bizagende gute. Hari na kera cyane hari kera za 2011 gutyo Kamaro twamenyanye 2011 2011 kabisa kuko nigaga mu wa kabiri segonderi tuba turamenyanye ariko nkajya njya kwiga muri interina muri vacances nkaza nkahuza na Kamaro nyine. Kamaro rero nuko nguko yaje yanjyana mu rugo tugeze home iwacu mu rugo arangije abankuye imihanda arambwira ati ngiye kugukinisha diru peti diri ngiye kugukinisha uzajya ubonamo ibiceri bigire gute ngiyewe tuzajya twiringana ibiceri ngiye ngira icyo ngugenera. Tukiri aho ngaho wahuye na Kamaro mbere yuko yamuvoma wakoranaga na Jay Poliba cyangwa n'inyuma? Ni mbere kandi uretse mbanze mbikubwira uko byagenze. Abo bose rero bari abasani bose n'uyu wabamenyeshaje kuko ya kera yanjyanye kuri studio bitaga Top 5 ariho bari abose babaga bari batavugenge yose niho babaga bari biza 2011 hari nabandi basani yarakubisumiza ikera yirirwa nzererezayo. Nkuzerereza se nkuzerereza ngenda ari nzererezi ngo ndakujyana nkuzerereza wariyo kuko nawe nta kintu wagiraga nawe wari nzererezi kiragiye none se none se kibyo ngaho je ndi kuvuga ukuri wariyo nawe nta kintu wari ufite wari uwo kugenda ari uri kubaza ari nawe uri kuhombomvuka nta numwe uri kuvuga ibintu bya nyabyo byibuze ngo agwe kuri point nkuko buri kubaza iki nkawe uri kuvuga iki wavuze ibintu bya nyabyo none byatumye turara amajoro twikubita hasi urumva iminarika dutura hasi urumva bikaba byara floppings watuje ariko saka ibyo uriya yambajije uriya ko yambajije waretse ko bari ugwishambo ryawe reka dusobanurire Kamaro umujinya wamaze kumwica icyo gihe yaranzererezaga anzerereza muri bari abajama mageze rero mahurira n'ikironda kwa kwitwara neza na discipline yanjye nsanganywe oya nibyo ariko kuko iyanjye ntabwo ikiri niyo mu ndege yabaye yo muri essentiel diaspora intouchable avec urumva jewe mba ndahashumitse umusaza atangira kubona abasani rero icyo gihe batangira kugenda banyikundira ariko nanjye mbagezemo abasani itanangira kubakoramo akazi kuko najyaga mbona abasani bamwe na bamwe nkabona nta cyangwe ntabwo baterekagaho abasani wahuraga nabo bambaye ibintu utapfa kumenya nangira kugenda mbashyira mu kazi babwira ati wowe dore iki cyangwa iki n'iki nicyo cyajya kikubera. Ubwo uyu nguyu rero niwe wampuje nande na Kabaka uyu niwe wampuje na Jay mukumuza na Jay abasani bose mba nangiye kugira ute genda menyana nabo batangiye kugenda banyubuka hita nisubira muri game Uwiteka za kumi bice kwinjira uburyo wamenyanye na Mika wamenyanye na oya wereka mbanze ndangiza ibyanjye wijya kumbwira ibyo ngibyo uburyo namenyanye nawe ibyo rindi uraza kubyumva suri gushaka ukuri kose ubwo yabajyanye imihanda baranje garaje nuko nisanga nanjye natwitse bigera naho ngaho mba mukubise inshuro mba ndamuzimije abari bagiranywe ku ikarita y'abastari murebera mu gitabo kimwe ndamwe ati Kamaro hakugira abantu bajye bakubona nk'umuntu
udafite icyo akora wirirwa abantu birirwa bagutuka bavuga ati dore Kamaro n'ubundi ati ugiye kuzaba nsazanye inzara ati reka ndabeshya Kamaro ntari muri pane nawe niko byari bimeze badamuzanye tuba tugiye kuri wa baga batangiye gutwika atangira kuzajya hostinga nawe ibitaramo ubu icyo ntakoze ni iki ibitaramo za deshire pati zaki byose yari ikaraze banangiye kugenda mutwikira ubwo si ubwo ibyo ngibyo avuga honestly atiri waru ko haguze umuntu waguze ubugari cyangwa se akavuga ifoto kayirisha isamba yese kutangiye kurakara buretse gatoyi utiri uruka urumva ugiye kuvuga ngo wanzanye kuri wa bagahe ngo ntangira hosting ibitaramo hosting ejo bundi nyuma ya corona nibyo nakoze mbere byinshi nibi bakubwira ko mu gudurira nta mwana ugira discipline umushobora kuhavuga wamuswa we ngiye bigiye nakoreye za deshire pati tugwa awadi waje wambaye igipira gicitse ubugabo bwa buri kugenda bwizunguza ko bwa kadonji ntabwo byibuka ariko Kamaro kiraho Sky2 ngiye ibintu Sky2 avuze ngenda byumva ese Kamaro utekereza ko izina rya Kamaro ni rya Sky2 turishyize ku meza ni irihe riremereye ngenda byumva kuko nimba waramutanze mu bintu ushobora kuzaza kumusana brand abanyarwanda bari kudukurikirana Kamaro nabizi n'abantu barabizi uburyo namubrandinze njye namugaruye muri game we nakugaruye mu kazi ndanakubrandinga abantu barongera bakugirira icyizere none wavuka ukabasha kuba amafaranga bibaho rega Kamaro bari bamuzi nk'umupaparazzi ntabwo bari bamuzi nk'umuntu muri entertainment wagira ijambo hari uburyo abantu bakugira ikirirwa agacuruza se ntabwo nateguraga ibitaramo none se Zambaya wowe wanyandiki wowe muri covid nangira gutwika ndi kwashimika none muri malaria abantu zirungu nabo maze nawe ubwe wanyoresha kame ubwiwe yananyoresha ka message uyu nguyu ubwiwe yanyoresha nawe ka message akubwira ati ndagufana bro wanyoresha ka message arambwira ati bro I'm your fan ati petit frère ati keep none umuziki arawushobora ati uyu Kamaro uyu muziki ushobora gutera umudo wa Sky iyo tutaza kugenda ari Sky none urumodo wanjye ni umuntu nazanye cyangwa n'ingero urumodo mu muziki ho yamaze kugutambuka wowe na Sko ni ngero urumodo wundi ari gihe ariko ushaka kuvuka uretse gatoya ari wowe na Sko ni ngero urumodo wundi Sko ni urumodo wawe bisobanuye ko rero uri se wa Sky2 muri showbiz ndise mu kazi ndise muri experience ndise mu bintu byinshi ukuvuga ngo kuba yacu Kamaro umva ikintu cyo ngiye kukubwira Kamaro ikintu ngiye kukubwira humura ndongera ngutekereze ndaje nkugarure muri game yeze ubwo kari ngiye ugiye kukugarura wowe n'ubundi wajyaga buretse gatoya wowe wajyaga buretse nayo nagurishije ibyo ndi kuvuga bamaze kumwiba bro icyo kintu turakigarukaho ni bya bintu bamubwira by'ubuturi bwabo urumva abangaba ni inturi niba abantu mukorana urumva akagenda akabona amafaranga kakagurisha platform yako ikanabyibuka ngo bagwaye miliyoni zinga ubu yamaze ko yamara birumvikana ariko ngo afite ikisobanuro kivuga ko yayikenujemo bari baramwibye icyo kintu urakivugaho nk'iki Sky2 yose ntibayimusubije uyu nguyu nta kuri yaguhereza urumva uyu nguyu ndamuzi aho rero nashaka kwinjira bivuga uburyo cano yagiye n'uburyo yasubiye mu maboko reka nkubwire ukuntu ibintu byagenze maji njyewe ibyo bintu uraza kubireba ibyo bintu uko byagenze njyewe umubosi uyaramuzi kandi nawe amuzi kandi nawe amuzi yaranamukoreye ubu urabona Kamaro uyu murara wo ku muhanda iyi nyamaswa uyu nguyu ni umuntu wakiba uyu wararugurishije wowe Kamaro we waba wagurishije Kamaro yakurarira nta nubwo reka nkubwize ukuri ndakurahiriye imbere y'Imana ishobora byose uramutse wagurishije Kamaro ntabwo wamuryamana iki kiva kireba inyuma wagurishije ndakurya n'icyaka cya Kamaro reba Marie Jose
iyi Marie Jose wagiriye uzi ibintu yagukorera reka nkubwize ukuri iyaba naramuriye Kamaro cyane ari kuba ndi muri gereza uzarebe reba bano babosi bose ajya korana nabo hera kuri aba bosi ba Dekezi ureba ari aba bosi bazamuna ko bose bagiye bamukorera utudefu byonyine ibaze ni ubuhumbi ijana bari bamuriye muri Monaco nabwo nimba kandi nabwo bamurya bamuriye nimba ari 50,000 arasara arangije yirukanisha manager ibaze ngewe bampaye amamiliyoni ndi kumwe na Kamaro ngaho reba ibyo yakoreye Makaca ibuka ibyo reba byanyu n'ibintu yakoreye Kamaro itavunira mu nyuma ya project zitandukanye yakoranye amafaranga Kamaro ngo ntiyakurari natumwe ngubwire bro cyane ukuntu byagenze bawitonze renda ngira ngo Kamaro nawe atanga ukuri icyo kintu cyaba hati Makaca ukomoje Kamaro icyo kintu gikomoje wamubaniye neza kuko yuko wagira ibibazo bitandukanye kubanira umuntu neza akozwe wasase umuntu niba yambaniye nabi nanjye mbanira nabi wambanira neza nanjye nkakubanira neza niba mbona utangiye kumbanira nabi ndakubanira neza ndakurigata mu nyongo macinyi dahita kubera iki ni ukuvuga ngo reka dukomeze urumva rata bro kandi nyuma Makaca byaje kugaragara ko yabihombeyemo kuko projet zagiye yamugiriye ishyamba nyine urumva ishyamba rya Kamaro rero bisobanuye bitoroshye ntabwo ishyamba rye ryoroshye ndakubwiye uyu muntu ariko uyu muntu wajya guhangana n'umuntu waserere na Zabani Boys agakubita hasi akavunira mu mavi ubu ngende umuntu cyo kurya Kamaro umutekano nawe ubona yari ingoma kuva ku bwarafiki umva uko byagenze uko cano byagenze urumva umusa umukire bitewe nibyo twari twapanze buriya cano ku bantu badukurikiranye mukurikiranye BigTown bibasobanurire neza bro umuntu atazakubona uri gukora kuri YouTube cano uri gukora akagira ngo ni ibintu byoroshye bro niyo nawe waba uri umuterankunga runaka uri kundeba akakanya ufite gahunda yo gushora muri YouTube menya yuko ari ibitambo bro ibi ni akazi karemereye kuko gasaba gutekereza cyane gasaba guhorura update ibaze njyewe naramufashe mu kubita content ndamuzana muri content ndamubwira ati Kamaro ndamudirectinga uburyo tugomba gukora mwigisha urumva urangije utangiye kubona reka ngusobanura uburyo ratabyahagaze Sky2 ntabwo turagera banza winjire ikinini cy'umutwe ako we banza winjire kuri Mika n'uburyo mwakoranye kugira ngo uvuge uburyo reka nyine banza gusobanurira Mikarata tukimara rata kuvuga ibyo bintu uri kugera kuri conclusion Kamaro uri kuri conclusion reka n'ubundi rata uko byagenze ngiye mbigusobanurira umusaza akimara kuwimbwira yarambwiye ati hari umuntu wanje igitekerezo ati cyuko ati ngewe noneho ya masezerano twari kugirana ya partnership y'ubufatanye ati ntago nyashaka ati ndashaka duhindura amasezerano ati byo kugabana 50-50 ati wapi ati ikintu ngiye nshaka ko tugiye gukora ugiye kuba umukozi nk'abandi ngiye guhemba ku kwezi ndambwira se nta kibazo ndaba umukozi ujya umemba ku kwezi ese uzajya umemba ku kwezi na Kamaro umuhembe ku kwezi ati ndabafata mwese bye mbahemba ku kwezi amafaranga angana njye mbahemba ku kwezi amafaranga angana ariko canigume yitwa wa bagari reka ariko ibyo bintu mbanze nsoze ngenda bikubwira kandi ndanageza naho ngaho nawe baraguha ijambo uraza kuvuga urumva bro njyewe akimara kunganiriza gutya mbwiye ngo ibintu ngo byo kuvuga ngo ibi pasi ngo kubyo ngo cano yinjije ngati biveho urumva ati biveho tuba abakozi basanzwe nyine bandikiye ndatekereje ndavuga content uyitwarane n'izina ryanjye numva n'ubwenge yaba ndushije yaba kurushije urumva content yanjye aritwaranye na brand n'izina ryanjye kuvuga ngo tukiraho Philipita avuye ku isibo asizeyo izina rya The Choice nk'ikiganiro risigaye ku isibo kandi ari brand ye n'ubundi wayizanye none nanjye rero ibyo bintu mbitekereje mu nyurabwenge kuko icyo gihe yarampamagaye ubwiwe boss twihurira nyine mu bwiru tuganirira mu bwiru arambwira rero Sky2 ko n'ibintu bimeze ati jewe nimba utari kwemera yuko iyo boro
nyitwa content yazibura nshiki nyitwarana na wabagahe ati ubwo uraza kunsubiza amafaranga nagushyizemo uransubiza amafaranga nagushyizemo urumva cyangwa njyewe ureke ngo usubize iki share zawe zose. Ayo mukere hano ko yaravuniye mu mavi. Yaravuniye mu mavi. Ndabyibuka uyu naramuhamagaye ndabimubwira ndambwiye se bro ko umuntu yambwiye ibi nibi bimeze bitarambwira ati man icyo gihe aranabimbwiye aranabyibuka arambwira ati man abantu bakaza kuzajya bagira ute bagukina mu bwonko barashaka guhereza umuntu content yawe unamuhereza n'izina ryawe ati mwihorere umukire ndabimubwira agira ute arabireka aravuga ati dukomeze tube dukora gutyo. Bisane ko ibibazo byari byaratangiye mbere ndamwihorera dukomeza gutyo ariko nawe agenda kurabiza ari uburyo umuntu buriya ashobora kuba yagukubitira mu mavi kugira kunda kurangize bucece umuntu akagenda kunyombesha gake gake nibwo abo bakameramani byagezeho twebwe dutangira guhura n'ibibazo kuri tele man ukabona twagiye gushutinga ibiganiro byabuze tukagera kuri tele nge n'uyu nguyu tugatangira guserera nge n'uyu gushwana dupfa nuko benda kamera ngo umukameramani yaje turi kuri tele akahita aza akatubwira ngo bro ngo nari nibagiwe kandi twari dufite abatumirwa twari tugiye gukora akabaragiye ubundi akabaraje ati tugakora nk'ibiganiro nka bingaho ukajya kumva ari kutubwira ngo ibiganiro byagize ute ati ntago byigeze biboneka kandi twe twakoze ibiganiro arangije akatubwira ngo byapfuye byose ibintu bibu bwa mbere bibu bwa kabiri nibwo twigeze kujya no kuri tele ndabyibuka uwo munsi duserera no mu kameramani subyibuka turamukatira turangwa ko peti mushinzwe iki mwana mwe kuza kudushutinga ni gutya mudufata uyabarambye atuze guhamagara Mika umubwira ati bino byana ni nuko kamuravuze ubwati bino peti mwana biba bize kudusuzugura twebwe ibintu nago tubikeneye mu kazi nibwo nahamagaye umusaza ndaje ngo atalo bro bimeze bite ni fresh ati maji ati none se mani ko bari abapeti ko bari abapeti birirwa batwicira ibiganiro uganasanga bari kutubwira ati nibi nago byaciyemo nukubera iki bahora batubwira ibiganiro byacu ngo byapfuye ubundi kwa proding ukabona ba prodinze kuwa mbere kwa kangahe ugasanga batangiye kugenda bagira ute batwicira content none wari uburyo content ari muri movement ukabona ikiganiro nimba waza gukazibura ikiganiro kikagira 50,000 ukazongera kwa proding ejo bundi abantu batangiye gukunda ibyo bintu byawe baba followers abantu baye basanzwe bakurikirana ibintu byawe batangira kugenda bakuvokora ko bari kubona na gahunda tukiri aho Sky2 utangira kugirana ibibazo na boss twari twarageze igihe ba Kamaro bazana na Mika muri The Choice Award twahagezaho kuko byagaragaye bari kumwe ari kubona ko nanone umwuka atari mwiza kandi twari turi kumwe twese muri The Choice Award icyo gihe rero ikibazo cyari cyaratangiye ariko ubona ko kigiye kijijishije komeza kurebye no muri award nje n'uyu nguyu twari turiyo kandi twese twari tumeze neza kuko ni n'umuvandimwe hari n'ubundi buryo hari n'ubundi buzima twari tubanyemo nawe butandukanye kuko twaranamamazaga company ya Mika Fashion na nubwo twari tukiri aba marketing baye kuko twarayamamarizaga aho tugiye hose tukaba twagenda tugafata ama costume tukambara ibintu byose tukabikora nk'ubuzima busanzwe urumva n'ubu ngubu nubwo twagize gutyo wenda nubwo wajemo aka gatotsi urabizi ko utajya muri Mika ngo hagira umuntu kwima service ntago najya muri Mika nge nawe najya muri Mika nkajya kureba iki wenda Mika mutaricara ngo mufate ku mafaranga bamwe bamumpereze ku mafaranga rindira rega Sky2 tukiraho mu kiganiro nakoranye na Kamaro nigeze gukomoza ku kintu namubwiye ati mwahembwaga n'imyenda arabigarika aravuga ngo biriya ngo bacuruza ngo amakote gusa ntago ibindi byango mwabi marketingaga reka icyo kintu Sky2 giclearing uretse gato kubwira gisubiremo ngiye ninge wakibashije ubushize umuntu yaguhemba imyenda gute kandi akeneye ko wambara uwo mwenda kugira ngo wereke abantu kudoda neza nuko baguhembye cyangwa ugiye kugira gute ugiye kumukorera akazi urabyigara muvuga ko bakora amakote gusa none se ubu ngubu nambaye ikote ari wampostinga kangahe nambaye ikote niko wavuze muri interview ubyigarika kandi urumva ko noneho ubyemeye rego ukuri kugiye kujya ahagaragara wemeye yuko babahaga imyenda kugira ngo muyereka abantu Wakuvuga ngo event babaga bateye mu nkunga baradutumiye kubyumva cyangwa se turabatumirwa muri iyo event
zira zaberaga za Galaxy Hotel za Onomo za yose twabaga twemerewe kugenda tukafata costume tukayambara urumva tugaca kuri red carpet urumva tuba turi kugira gutya turi kwamamaza iki ubwo inyungu zibariza isobanuye ko mwakoraga kuri channel ariko mufite nakandi kazi ko kwamamaza ibyangwe bya makeup sinaho gusa twamamarizaga na Ben Shop hari mu mujyi muri Monaco muri BigTown twamamazaga za Estrella urumva twamamazaga na Senegal unyungu ucuruza imyenda ya nuza Cago twamamazaga n'abandi bantu batandukanye sibyo n'abama restaurant n'abama hotel urumva nashaka kuvuga amazina nabo babanuza urumva ntago rero bavuga ngo ibi nibi usko none wavuze ubushize ngo babahimbaga ibiryo ayo niyo makuru ari kuri street wasomye comment Kamaro ari ase aba restaurant oya kuko umujinya ni wewe uteye Sky2 wari uri mu dusobanurira uri kuvuga ngo namuteye umujinya gutese umuntu aragiye gushecana twaziburaga Kamaro rero nta kintu reka twumve Kamaro kuri BigTown TV Sky2 twarakoranye ngiye kubona ngo cano ngo yahindura yabaye ngo TV Plus urumva ibyo bintu atabikumenyesheje yaringiyeho mbere ariko noneho ntiyambwira ko bazayihindura icyo kizina urumva kimeze nk'amazirantoki urumva ngiye kubona mbona ngo yahindutse gutyo avuga se mukabyara mwe ibi ni ibiki noneho amafaranga bamaye yaragiye yakenyereraho urumva cyakora ikintu kimwe yakoze imwanya nashimye nuko yajyanye Doughboy ku ishuri niba ari n'ibihumbi 10 yamaye 10k muzi n'ukuntu navunitse nimuzi n'ukuntu nakora twakora urumva sugambera abantu bamemukiye niyo ngunzu nayo iramemukiye kana ifataga nk'umuvandimwe ariko se kandi kuki utari kureka ngo gusobanurire reka Sky2 gusobanurire ukuri urakuzi Kamaro turi abantu turi incu turabizira umuvandimwe ukuri urakuzi kose nuko ibintu bimeze sibyo njye mva ngubwire bro ikintu cyo nabwira Kamaro ngiye namusobanurira hano kuri icyo kintu ari kuvuga cy'amafaranga bro ndahiye imbere y'Imana ishobora byose singaho ndi Kamaro Imana yo mwijira birebe sinakigira indyarya imbere y'Imana Imana kitagihanira kose oya nari nyine njyewe ngenda kubwiye ngo Kamaro njyewe nimba narakuriye ayo mafaranga uzi ko cano nayigurishije amafaranga nkaba nayarya ngiye nyine Kamaro mburi ibintu byanjye byose mbure n'umwana wanje bro ngiye nta mafaranga nigeze oya ibyo nta kibazo bisobanuye ko rero ubwo na boss yakuriye nimba nta kintu yaguha hari ikintu utari kumva ma njyewe kugeza na nubu njyewe we azi amafaranga agomba nge kuma nge namubwira ati noneho nimba ari uko bimeze hari ibyo cano yari yaragize ute yari yarinjije kandi twavunikiye mu gihe njyewe ntaguhaye izina ryanjye nakigoye na content yanjye twari ibyawe ugende ubikoresha icyo ushaka cano bahita bayigira 3D plus bayigira 3D plus bisobanuye ko wabagaye warigumanya ari brand yanjye anytime wanayizana na content narayitwaye uzibura nshiki ni content yanjye wabagaye ni brand yanjye ibyo byose ni ibintu byanjye nge natwaye ibyanjye muhereza tukiri aho wabagaye no kuzibura nshiki nta ruhare Kamara bifiteho ni brand yawe ahubwo akaza gufasha ni umusapota wayo ni umusapota gusa wabagaye yari umusapota wabagaye ndanamushimira ariko ubu akakanya content kuzibura nshiki ngiye kugira wumve ko ntari ikirura iriya content uko byagenda kose nta wundi muntu nayikorana nawe atari Kamaro kubera ko ni ibiryo byacu turi babiri kubera ko twayivunikiyeho iriya content twayizanye ari nge nawe turi wa babiri kuko nimba narayitekereje akayidevelopa urumva nawe yifitemo uruhare ntago nayikora ndi ngenyine kandi hari nawe ubwiwe ntago nayikora ndi ngenyine kandi hari kandi twagakwiriye kugira ute kuba twafatanya tukagira ute tugatuma iyo content boosting ngewe akimara kuyihindura 3D plus ubwo twageranyemo utubazo urabizi ubwo nanjye uranzi bisazi niki ubwo ndamusarana ndamwe ati none ngewe nyene yuko mumereza iki ibyanjye byose content yanjye ibiki byose ndanamubwira ati nzabona n'umuntu wakoze zibura nshiki nabona yayivugishije ngo content yanjye yo kuzibura nshiki arayikoze kati no kuburana tugomba kugera nayo we nta brag kati tugomba guhita tugera nayo ngewe ibintu byanjye byanditse muri RDB nahita nuguhita ngute nukuguterekamo ni direct mbaza ngo rero byagenze gute banyinnye ihe mitwe nje barambwiye ngo bro ngo kinguru umuvandimwe n'ubundi ntaribi ikintu tugiye gukora ngo reka boro ntaribi nimba byanze ati tuyite 3D plus ati noneho ibindi bizagira ute
bizajya nabwo uzajya ukorera yazibura kuri 3D plus ndavuga sawa ndagenda ari yashize igihe cani barayifungura ndagenda n'undi kuri 3D plus bamakoze ikiganiro ndi gukumwe n'uwo bita Nyawe ariko ngewe uretse usubiye no muri Nyawe urumva muri Bianca Fashion ngiye nahuye na Nyawe abafata anjyana ku ruhande nari maze no gukora n'ikiganiro ngira ngo nari maze kumuha na interview namuhaye ngira ngo nari hayendera ariko namuhaye interview maze kumuha interview arambwira ati rero we Kamaro ibintu byabaye nibi Nyawe urumva akorera muri ki akorera muri 3D TV arambwira ati ibintu byose byabaye ngiye nari imicara Sky2 bamuhaye amafaranga miliyoni 4 kubyumva ni kare yamubarira yamuhereza kugira ngo uruhare rwe urumva nk'umushareholder we rube ruvuyemo kugira ngo bayirineminge ihinduke 3D TV ive mu biganza bya Sky2 cyane ko n'abanyarwanda bose bari bazi ko ari niba uri no kubihakana ngewe ndaguha ikiganiro urumva unabivugeho navuga ngewe ntabwo nahita mpubuka mu bita muri ikiganiro urumva niba Sky2 yarandiye sibyo niba Sky2 yarandiye ntari ngewe nzabimenya ntuje buhoro nzagenda nkurura amakuru gake urumva nk'umuhungu y'imihanda nanjye uzi kuyatohoza urumva mfite abayinfoma banjye urumva mbambajije uwa mbere arambwira ati umuzigo Sky2 yarakutuje mbazo wa kabiri arambwira ati Sky2 yarayikutuje mbazo wa gatatu arambwira ati yarayikutuje ndongera mpamagara Nyawe noneho yanampamagaraga buri munsi ambwira ati umuzigo byararangiye bose mukubise umufungo ati nanawuriyeho tuyarana dusohokanya tujyana muri Gritera tugurira twese natekereza ukuntu twagiye kuri inzara iri kunca amarasha wagira ngo ni igifu kiri kunjya urumva kandi ari inzara iri kundira mu rugo iri kundira mu iseseme ndavuganisha mwe ni munyasa Sky2 icyo gihe phone se yari iriho na yari yahise ayiryo urwara reka nkwereke bro reka twumve Sky2 Kamaro ngewe uranze ngewe ukuntu ndi umutawuneri Kamaro ubu ngewe naba narafashe 4M nje nkaba nyifite kano kabyi kaga telefone naba mfite miliyoni nje tugahura biriya nabivuguye mu yanje reka nje ndatigita Kamaro reka nkwereke ni ubu naba mfite 4M ubu si bro ko nabonye izo 4M ngo nkore video ya danje nta ndirimbo mfite muri studio zitarakora video ntaho kiruka urumva Kamaro ntago wenda Kamaro reka nkubwire tukiraho nukomeza kunesha umutwe turaserera tu twanaserera ariko kandi nukomeza kunzanira izo ngizo turaserera kuko nje ntabwo umuntu ujya kwirengagiza ibintu wowe uzanye ibintu by'erega abantu babanye baba baziranye ibintu byinshi uzanye ibintu by'ubutiko bw'ubugoryi manje ubuzanye ibintu by'ubugoryi wowe kurura kuzi kutamba ariko Emmy Nyawe ko yamubwiye ibyo bintu je ntabwo rega twaserera urumukandire simana kubavuga barashya kuri BigTown ntabwo ni papa cyangwa nabanuze bose no gutabata bande twanaserera ariko buryo papa cyangwa yagusize muri game y'umuntu wumusa papa cyangwa ntagikora ariko Kamaro reka nkubwire ijambo reka nkubwire bro ako ubu ba 4M ubu naba mfite miliyoni nyungu nyumwa murara na kino gisambo uyu mujura wowe wari ukuyemo yo kotsa abantu bakaca ngo ngewe none bama miliyoni ngewe ako nyumbiri kongera amakaca yagutwara umukobwa urasara telefone wayisirye urwara uhita wikaraga uhita ugenda ngo sizaboro wayisirye ngo zabugesera ngo kujya kureba ibibanza ngo waguzeyo ngo sinzi ibintu ngo dore za dova zamukubisa ngo amamodoka ahereza umugore imodoka iri muri credit yatanze muri ariya mafaranga Sky2 ibyo bintu urabivuga hiki uyu gimureka mani uyu nguyu umva mubwire bro reka mubwire umusa icara tuvuge twicaye ariko Sky2 uyu mu boss wakoze ibi bintu ari kudukurikira nimba koko uvugisha ukuri reba muri kamera usobanura reka muhamagare we muhamagare kuko no umukure wayo reka nyizane telefone yawe sibyo waya nibyo kuki wowe utagiye koya ariko Kamaro niwe yananiwe gukoma akabura kujya gukoma kwa Mika nabwo anagenda benda bwire Mika arambwira ati Mika iyi content bimeze gute aramuhamagarira iki nonaha niba utaramuhamagaye umunsi aguha amafaranga mutaramamagaye muri kumwe muvuge umunsi aguhereza miliyoni 4
kuki mutamamagaye muri kumwe bose none hari ngo biri mutangikira yewe Kamaro urumva iturize mwana umva nkubwire bro umva nkubwire ubuse cyo nuko nta gisiga kiruka ntarebe Kamaro ngewe na ryatumva none waraterekana nakubwira ibintu byose itera nabishyira hanze bro ndanakuraho imbere y'Imana ishobora byose ngewe mikarambye ati Sky2 ukuntu ibintu bimeze petit frère nifite ibibazo nifite gahunda zanjye ndimo ngiye ngomba kukugenera iki ngomba kukuzunga amafaranga y'ibyagize ite byinjiye muri channel kandi wumve none se ubu ngiye si ubizi ariko ubundi tukira Sky2 ubundi ko hari ahantu mwavuze ko mwahembwaga ku kwezi mwaba mubaza iki none ukwezi nindi bikubwiye twavuze iby'ukwezi ko twavuze kuri percentage izo percentage mwafata mu kiganiro byako kuza mwana nawe uzasubire kwiga gusa ubwo ibintu usubiza kwiga utamusubiza kwiga nawe uzasubire kujya kwiga imibanire myiza kandi ukeneye n'isana mibanire kuko ndabize neza niba narakuvanye Nyabugogo hari amita muri Nyakomanyo ko niba ariko komanya niba ari ki ucuruza imyenda nkakuzana uyu munsi ukaba harabaye icyamamare ukaba usigaye uri umuntu wadanje utwika tukaba twari tumaze kugira platform yacu imeze kuriya warangiza ukayisumba urumva ntunangubitemo n'umungazi kandi abisi ko kiri muri iyi showbiz n'ubundi muzahure ni time ubu naba narafashe izo miliyoni naba mfite izo miliyoni enye bro simbe naragiye ngo ngure n'akandi gacano ko gushyiraho iyo content kandi yari iri muri none the unity nanjye mfite channel yanjye ya Kamaro buri wese afite channel yiwe none kukira content nayikize kuri iriya channel yanjye ariko nshaka nanayishyiraho n'ibindi channel bari y'umuhanda bayivuri n'ibirirwa bakora amaplanta kuri channel zabo nibyo nyine ariko ibyo ari kuvuga nibyo aho ngaho ndaza kukudefanda nuvuga ibyo bintu bro content iyo biza kuba yonza kuba mfite amafaranga mba narahise mvuga ati mu gihe mbonye amafaranga ngiye kugura my raw material ngiye kugura raw material zanjye ibintu byanjye none nanjye ngira uti muri miliyoni enye nari kuba naguzemo agacano benda ka miliyoni nkahita nanjye no mu bikoresho nkabizana ngatangira ngakora nkikorera gusa ubu ngubu ndaho ngaho ndi kwirukanka Kamaro n'icyo asaba Sky2 ko muhuye noneho nyuma y'igihe cy'ibyo bibazo ni ikihe kintu usaba Sky2 noneho shangiye nta kintu namusaba kuko ibyo nagombaga kumusaba yagombaga kwibwira wowe umva nkubwire Kamaro wowe rindira mani wowe ibintu wowe Kamaro yagakwiriye gutekereza akareka mani akareka tugatekereza tukareba ikindi kintu twakora rega nta kintu abantu badasaba ubu nta kintu wansaba ubu ngubu ndamutse mbonye ubu ngubu ubu tubonye undi mu boss ubu tubonye ko turi gukora iki kiganiro tubonye undi mukire noneho dushora muri ziburanchiki ntabwo twakorana ntabwo mwakorana Kamaro ntabwo twakorana ivugire kuri kamera bivuge umva reka nkubwize ukuri ziburanchiki urumva okay nta vumira itararenga birashoboka byose dushobora no gukora ariko hatabone turiya uzo mu boss kereka amaye amafaranga kansubiza amafaranga yo kuziburanchiki navunikiye Kamaro akavuga ati ngewe uruhare rwawe ndemeye ndaruguhaye gutya kugira ngo uze kuri channel yanjye muze muziburireho umva ngubwire ndetse na Sky2 akomoza n'uburyo aherutse kubona n'indi kontra kuri televiziyo Sky2 kubera icyo utaprosheje Kamaro n'ubundi ko musanzwe mumenyera Kamaro ejo bundi ntabwo nagwamaga ngo uze tujyane tujye dukorana kuri televiziyo kuri Goodreach ntabwo nakwaprochinze nkakubwira ati bro waje ukaza tugatangira tukajya tujya gukorera hara kuri Goodreach n'ubundi ngiye kongera kuvunikira ubusanyine nk'umwana bahibaze cyakiwe mani ibyizere byawe biratandukanye bro izina kandi njewe ntabwo nakurya nje nta nubwo ubwo bufaranga ntanabupfira miliyoni nje nta nubwo ari amafaranga njewe yatuma nje nawe dutandukana ubetse ko ntigeze nanayafata iyo mba naranayafashe wari kuba warabibonye Kamaro bisobanuye ko ubwo mutakongera gukorana cyangwa byasaba ko wivuganira abantu bagenda bavuga ubugambo ngo umuntu w'inkuru w'igisambo mwakoranye wareka gukorana nawe ariko reka mubwire iyi satura iyi ngegera ubundi iyi ngegera uwe wayambura
ubu kureba Kamaro uburyo agaragara ureba uburyo ari igisambo uyu wa mwambo niba ndingegera muri primaire wowe ingegera muri master akangureka bamaze utugambo nk'utu ngutu sinzongera kuvugana n'umuntu utari ubanza urye ngiye kugera tuganire kandi ufata isahani ebyiri yanjye niya byose ukabirira yahoye jewe ntukajye witera gutyo maji nanga umuntu ujya wizanisha nabireba reka ngo iminsi ndende nta minsi umajewe ntacyo uri kuma ntabwo nigeze nkurya mana ako iki kintu mana uri inzanga uteye gute mu mutwe wawe ubu nje naba mfite amafaranga uyu muginga nkaba nakuryeho zabyemera n'ishenge nawe Emmy uratumva mubwire Emmy Nyawe yazaga kukubwira ibyo bintu ni Mika sese bakorana sumu kuba bakorana ari umuhungu yiwe Mika wowe kuki utamwegere ngo bimubwire bende Emmy yakubwiye ubwo natumva mubwire Emmy Nyawe ubwo yabimubwiye ubwo bugambo kugira agira ute aduteranye kandi sawa si yaduteranyije ngaho nagenda atunganirwe naribe ariko mwongeye mwahuye bigaragara ko nyuma y'ibibazo bitandukanye nimba Emmy Nyawe wowe noneho Kamaro nimba utugambo Emmy yakuzaniye ari two tugiye gutuma ubucuti bwanjye nawe burangira bro naribi birangire nonzonyozi bi ariko Sky2 nonzonyozi bi nari buzabe ukwawe nanjye ndo ukwanjye akugira ngo wotangire kunzanira ibintu by'ubuturi manu ufate ibintu twarakoranye nonzonyozi bi uvuga ngo no busy zone oya kumvikana neza cyakoze sa nonzonyozi bi byo ntabwo bisobanutse Kamaro uvuga ngo no busy zone cyangwa tukavuga ngo Kamaro umva nkubwire sinasangira inyanya n'inyoni icyo umwana riri uramuharira njyewe wowe nonzonyize miliyoni enye yabari ko aruciye umugabo Sky2 tukiri aho dukorana ikiganiro na Kamaro yakomoje ku kintu cy'uko afata ku mavuta Mika yari yaramuhembye imodoka bisobanuye ko rero nimba adahemba amafaranga agenda areba ibindi bintu ahembamo nawe ashobora kuba atari umubosi mwiza ashobora gusanga afite nk'ikibanza Mika yamuguriye inyama yamuguriye Sky2 urabivuga iki iyo mwihorere mani ubwo ni ubugambo n'amashyari y'abantu abantu babumva ngo umuntu ngo ari kwitigitira ari kwivugururira akavumo wenda amara iminsi wowe mani biriya bintu bisaba kwigomwa ubu ninjye muntu wanze gushyiramo amadirede ngashyiramo ibintu bimeze gutya njyewe ndavuga ati njyewe nifitiye umuryango nimba mbonye n'iryo jana mbere wenda narikundaga hari ukuntu mbere njyewe hari ukuntu tubaho mu buzima mani bwo kwikunda njyewe mbere nariyongozaga nkahita nkabona nk'ibihumbi 100 sibyo nkabona ibihumbi 100 bro nkahita nirukanyira kujya kugura utwenda uduci duke ariko ngewe mba ndi kureba urugo rwanjye ruri kugwa mba n'ibihumbi 100 ngende kwirukanga mu bintu by'ubugoryi nkaho nakiguramo imifuka ya sima ngo ngende nisanira akavumo n'ubundi cyangwa ngewe ngomba kukijyaho anytime uko byagenda kose ariko reka mbanze nikorera iwanjye hase neza nagendeye ku ibyo bya Emmy Nyawe uza amajoro twirutse amanywa twiruka ariko se Kamaro natumva mubwire maji narirukanse mpaka ndashyuka nshaka ibiganiro nshaka agira gucyumva ntabwo nakujyanye Nyabihu tujya kureba inyogoye yakumva ibaze kujya kureba iriya ntuzi ibaze amajoro twagiye ibaze essence twanyweye mu modoka ibaze ibintu byose Kamaro ni kuri ndashima Kamaro ni kute urinda shima uramutse urinda shima uramutse ushima Kamaro uramutse ushima bagakwiye kunshimira kuko byonyine Kamaro nyimugarura muri game nyikimukira kuri wa bagaye nibwo yatangiye gukora tuno turakazamura hari ababosi watangiye kujya gukorera bakugira icyizere atari ukubera ko naje mu kazi bavuga atari kumwe na wa mupeti ni gengo bavuga ati ni gengo wewe watangiye kujya guhuza n'abakapu rega njyewe ntabwo mosting ibitaramo wowe Kamaro menya ngo njyewe na developye passion yawe ntabwo wadevelope passion rega hari uburyo ubona branding ubundi Kamaro hari uburyo nakubrandinze mu biki none se Kamaro reka nkubwire abantu utakiri ku rwego rumwe bakubwire Kamaro nagukuye mu nzererezi nyinshi wamwe mu nzererezi se ubu ngubu ndi Kamaro reka tuvugishe ukuri Kamaro ubu uracyaburara wamaye restaurant ngaburira buri munsi
yagiye kwitara abadiaspora bari kohereza ibice ubu nare ku brandinze ndevelopa yuko Kamaro abantu bagomba kukubona wowe nare kurabuye none se buretse gato urebe ukuntu nta muntu najya mahira aba babire ari indashima jewe nagusimbuje papa cyangwa abantu bari bazi Sky2 na papa cyangwa none abantu bari batangiye kumenya Sky2 reka Kamaro twumva nare ku brandinze inshuro nagiye imbere ya kamera naguze inshuro nagiye imbere ya kamera twatangiye gukorana njye nawe mvuye muri Mbaya series ntabwo nari umuhitinzi muri filime ariko iriya filime na character wowe ubwawe kuko wowe nanze kujya kuri kamera wanjije uzi kuri igisazi wowe Sky2 wowe wagendaga inyuma yayo ariko ntabwo wayijyaga imbere wayigendaga inyuma filime bacuruzaga amagambo iyo filime se Mbaya hakuzi kuri igisazi wowe ugiye muri Mbaya ejo bundi ari uko nje natwitse igihugu nagifashe mana we ndaro kujya wakikaritatsi reka nkwereke ikiganiro nakoze kuri Afrimax nakoranye na Bakti ikiganiro ndi gukora taboro bita bamvugirije za 2019 nawe wakuremye bro Bakti yakwengeje muri iyi mihanda wayikoze byari bwa mbere gira interview wowe uza kuri YouTube waje wakoze bwa mbere ni byari yivuga interview yakoze kuri YouTube bwa mbere Depazo yarafite boro itangwe The Bond Entertainment ibaze budisi ari kuvuga YouTube Irene akora ku isibo kuri Isango Star akiri Isango bwa mbere ku gace no yarafite dukora interview hara muri nuze muri Junction muri 2017 none uri kuvuga ngo wananze kujya imbere ya kamera shaka Kamaro ariko sha umva nkubwire izo za The Bond ari kuvuga uziyo The Bond ari kuvuga bwa bucano n'ubuzererezi bwaho butakora je naraje ngo kubita interview y'abambugirije induru ziravuga Sky2 tukiraho Kamaro yamaze kutubwira yuko ari content afite ashaka gushyira kuri YouTube channel ye ndetse akomoza no ku kintu cyo gushyira imbaraga mu gutanga amapasi iyo content urayumva gute ese hari ikintu uza pase z'ibyuki ahuza n'abakapo iyo content nawe ushaka kuzayimusapotinga cyangwa nta kintu uzamufasha kiraje kigimageragere bino bisatsi babyogoje baragupakira baragusinja human traffic uraruhukira imageragere ibyo bisatsi baraza kubyogosha uragenda utandama ndakurahiye urabona ngo ibyo wigira uribesha ugatangira burabuzi bwo kuba ngo ugiye gucuruza abagore ibyo bisatsi barakuze ni abagore bakuze n'abana bashinzwe gucuruza indaya muri iki gihugu cyacu abantu bacuruza ibyaha bacuruza wigize ngo minisitiri w'indaya zose zo mu gihugu ngo ni minisitiri ngo w'indaya zo mu gihugu imbobo ni wowe imahira wowe uri imahira no ariko man ibi mbagagira inama buroko kari bubukore ndakurahiye ahubwo wowe nudatuza tuze gato musobanurira ibintu nsobanurira si ugiye kunsobanurira iki abantu bijiji ntabwo bajya baceceka reka nabujije ahubwo wowe mani wowe jureka banza wumve gatoya niho mpamvu nakubwiye ngo ngiye Kamaro humura sindi bugutererane kugira ubwenge bwawe bikomeze kujya ku murongo kuko ngiye nkunda mani ngewe ndi umuntu uri kudevelopa ibitekerezo by'umuntu Kamaro ngewe ndakubwiye Kamaro nujya umbonamo icyitegererezo mu buzima bwawe Kamaro reka nkubaze ikibazo hari ikibazo nshaka gusubiza kuri Sky2 umuntu aramutse akubajije ngo Sky2 ku bijyanye n'umuziki akora no ku bijyanye n'uburyo yirirwa amagambo avuga kuri YouTube uburyo amabato yagiye agirana na papa cyangwa baserera bavuga ibintu byinshi muri ibyo bibiri utekereza ko ari iki cyashyize Sky2 ku itara ni amagambo yavugaga ku ma YouTube atandukanye cyangwa umuziki we wabigizemo uruhare amagambo usi ntabwo ari kubikwibwira umuziki warakozwe ariko umuziki wazamutse kubera amagambo rwose Tarwari niyo yakoze akazi niyo mpamvu uyu munsi nawe yisasiye amagambo aramutse yatuye hasi ntabwo se ndareka iki ariko ibaza umusa ibintu bintunze njyewe urangiyewe bro njyewe ubundi mva nkubwira akantu kamwe utari unazi njyewe mubaza uyu mukoboyi oya ntabwo ahubwo usigara uri hwita uzi impamvu usigara uri ruhwita ubwenge bwawe ntibugikora neza bro njyewe nakunze itangazamakuru kera ndi umupeti sinakubwiye ngo Kamaro nyine hari uburyo yandevelopye ushobora kuzana umwana mu kibuga
akaza akisasira abantu da nta kiriya gipe turi kubona gishyashya cyo muri Man City n'icyazimije abantu bose cyaharande kigendera mu bicu kiriya cyane kiri ireba umupeti uriya mupeti ajeje bundi ariko amaze gukora ibikorwa bijya kungana Messi batakoze ku myaka yabo hari umupeti aza akubura ubu nanjye niko nanze gushyiraho to nkamurebera mu gitabo kimwe nkavuga ati Kamaro n'ubundi sinaguti cyane n'ubundi yo ndamuka nkurekuye nawe ntufite ikibazo kuri Kamaro Sky2 ko Kamaro yamaze kwinjira mu muziki yasohoye indirimbo ye ya kabiri hari indirimbo yagaragayemo kera ariko ubu iyi reka tubare ko ariyo ifunguye Kamaro ikibazo cyanjye Sky2 noneho bazakomanga n'ingoma ikibazo cyanjye Sky2 album yitwa Kigali yambanye bombo bro ntago nakubeshya Sky2 nari nararangiza icyo kibazo nanjye bititwa ngo cyangwa ngo yambanye super deep naho wasubira wowe umaze imyaka ingaho utajyayo ngaho uzahajya Sky2 tukiri kuri icyo kibazo Kamaro nk'umuntu mwabanye nk'umuntu uzi karagiteri ye n'ibyo ashoboye n'impano afite umuziki we wawuvugaho iki ni ikihe kintu tugiye kuwitegamo nk'abanyarwanda muri rusange nyuma y'uko yashyize indirimbo ye hanze yitwa Ijuru oya rata ikintu cyo navuga cyo Kamaro afite ijwi ryiza azabikora yego kuko n'abandi bose barabikora Kamaro upfa ko babikunda azabikora yego ariko nyine ahindure punchline yabyiwe ngo nimba utanywa inzoga ngo ntabwo uzajya mu ijuru ibisambo ng'abajura namenye ikintu bita gutondekanya punchline ejo bundi wifashe ukagenda ugaharasinga siko mu ndirimbo ukavuga ngo shitani se niwe papa wanjye ntabwo uzi kuri imfura ye inspiration y'umuhanzi zo umuntu abishaka ubu wari wararutarisomye ntabwo bucya mu gitondo uri kwasama nk'inuma yari yamagaje iyo wabuze primus ntabwo ibyo ntabwo nongera kubigarukamo Kamaro natuze naza gutekereza izindi nzira zose zishoboka zigomba gutuma content yongera ikagaruka nkongera nkamwereka abanyarwanda dusoza rero wari wavuze ko abanyarwanda Kamaro nugira ikibazo we wicara Sky2 dusoza Sky2 dusoza wari wavuze ko hari amafaranga ushobora kuzakira mu bihe biri imbere kuri biriya byose yakira kabisa wasezeranye iki rero Kamaro nzongera nzanamuhera amafaranga imbere y'ibinyamakuru ko abishaka mbereke yuko njyewe ntanamurya nanjye uwo mufungo nawubwiye yes hano ni kuri BigTown rero Kamaro nawe weretse reaction y'abanyarwanda izi reaction nazo abanyarwanda baba bakeneye kuzireba bakazibona ndetse bakamenya character z'aba cya kibazo nyine ni cya kibazo tutatinze umva ntukabiseserese umva haguruka aho ngaho yes ni kuri BigTown rero nubundi uri kujya kubomborana nk'imungura imanuka ku musozi simaze saa nicaye aha ngaha ikibazo waje wamuje na Sky2 tuganira ku kibazo niho ngubu tugiye kidakemutse kidakemutse si cyo nyemura ni iki amafaranga nakubajije urasaba iki Sky2 wakibuze ntacyo umusaba nawe mubajije icyo azakora ntacyo musaba ikintu nakabaye musaba ni amafaranga kandi ntayafite yibura akanderamo miliyoni 2 hari ikindi wabyumvise Sky2 iki se ngo muri miliyoni enye ngo ugomba kumuha ebyiri kuko akosha urateta ibyo babyita imiteto sha muri miliyoni enye njyewe nanjye ubwanjye ntacyo mfite ndiho ndareba nka mbega urugo warangiza ukaza mbwira ubwo bucucu bwawe nayo mfite ngaho ujya kundega nimba uzi ko bayamaye unangabanyeho n'ubwo bujajwe ahubwo mbabare tutanaserera mu bintu by'ubucucu ni kuri BigTown TV rero n'ubundi niho aya makuru yose mugomba kujya muhasanga ndetse aba bagabo babiri bakoze umunwa ndetse bagiye bavugwaho ibintu bitandukanye byari ngombwa rero ko baza bakagira ibyo basobanura hano kuri kamera za BigTown mbifuriza kugira ibihe byiza aho muri mukurikirana ibiganiro bya BigTown ndetse tubasabe kugomeza comment zikaba nyinshi aha ngaha mugira icyo muvuga kuri kukongera guhura kwa Sky2 na Kamaro kugira ngo ubutaha nabwo bazagaruke bamenye icyo abakunzi babo babatekerezaho kuri comment reka tubifurize ibihe byiza aho muri hose rero ciao ciao